Soma, some tuva mu bumenyi Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Nasoma twasoma bana tuva mu bumenyi dusoma. Nasoma twasoma Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Nasoma twasoma bana tuva mu bumenyi dusoma. Nasoma twasoma nasoma twasoma wasoma. Abana muraho, uko bisanzwe iyi ni Rwanda Book Mobile ibagezaho umwanya wo kubasomera igitabo. Ariko uyu munsi maze iminsi nsomera abakuru, nkabasomera udutabo tugiye dutandukanye, nkabasomera ibitabo byinshi abana bakuru. Uyu munsi hari abana batoya cyane nibo ngiye kwirebera, nibo nikundiye. Uyu munsi ngiye kubigisha akantu keza cyane. Tujya tubona umuhanda, tukabona imigezi, ariko akenshi hari ababona mu muhanda akahita yirukanka akagenda akajyamo. Uyu munsi ngiye kubasomera agakuru keza. Ana yambuka umuhanda. Ana yambuka umuhanda. Agatabo kasohowe na Longhorn Publishers. Ni agatabo noneho nasanze kuri telefone. Ushobora kubwira mama wawe akareba muri telefone, akareba application yitwa Nabu. Nabu ni urubuga rwitwa Nabu, hariho udutabo tw'abana twinshi cyane. Uyu munsi nanjye nasanze agatabo kitwa ngo Ana yambuka umuhanda. Mu gatabo kanjye ndagafunguye, mbonyemo abana babiri. Hagati harimo umubyeyi ubafashe, abatwaye mu ntoki. Abana barishimye. Aba bana ni Ana na Musa. Bagiye ku ishuri, bajyanywe na mama. Bageze mu nzira, bagera ahantu babona iteme. Aba bana bari ku iteme, barimo kwambuka umugezi wa Muhura. Barigezeho, barinyuraho. Batanyuze ku iteme, umugezi abatwara. Ana na Musa bari kuririmba ngo Muhura, Muhura, Muhura ufite amazi menshi, Muhura, Muhura ufite n'amafi menshi. Bageze ku muhanda. Bageze ku muhanda, barashaka kuwambuka. Nyina arababwira ati, mureke tubanze turebe iburyo. Bose bareba iburyo. Hanyuma arongera ababwira ati, noneho mureke turebe n'ibumoso. Bose bareba ibumoso. Nyuma arongera arababwira ati, twongere turebe iburyo. Barongera bareba iburyo. Ubwo nta modoka iri kuza, dushobora kwambuka. Muze tugende. Abana barambuka, bajyana na mama wabo. Ana na Musa bageze ku ishuri. Dore bicaye barimo kwiga. Bicaye mu ntebe nziza, barimo kureba mwarimu arimo gushushanya ku kibaho. Bageze mu ishuri, baricaye bari kwiga.
isaha zo gukina ziba zirageze. Abanyeshuri bari gukina, dore bari gusimbuka umugozi. Uyu ni umukino mwiza. Aroni na Gadi bari gukinisha ibiti. Uyu mukino si mwiza kuko bashobora gukomereka. Ana na Musa basezerewe. Ibiruhuko biratangiye. Ejo bazajya ku Gisenyi. Mama wabo atwaye ivarize, nabo bahetse udukapu twabo, bambaye utwenda two mu kiruhuko, barasa neza, na mama wabo abafashe ukuboko. Bageze imbere y'imodoka, ikimodoka kinini cyane cyanditseho ngo Rubavu Express. Ana na Musa bagiye Rubavu, bagiye gusura papa wabo. Binjiye muri cya kimodoka cya kibisi kinini cyane. Ana na Musa bari ku murongo, bari hafi kwinjira neza muri bisi. Bageze imbere ya bisi, bari hafi kwinjira. Nyina arababwira ati, si byiza guhaguruka muri bisi irimo igenda kuko ushobora kugwa. Bajya bahaguruka muri bisi, wabona ujya ubikora. Bande bajya bahaguruka mu modoka y'iwabo, wabona ujya ubikora. Si byiza guhaguruka muri bisi irimo igenda kuko ushobora kugwa. Ana na Musa bicaye muri bisi, barangije bafunga umukandara wo mu modoka. Gufunga umukandara wo mu modoka birinda impanuka. Hari abana benshi bajya bakunda kujya mu modoka bakibagirwa gufunga umukandara. Iyo ufunze umukandara ntabwo imodoka iguteza impanuka, bikurinda kuba wakomereka. Bisi igeze ku Gisenyi, abagenzi bari kuva muri bisi. Nyina ati, tugeze ahantu turimo kubona amatara menshi ku muhanda. Urabona itara ry'umutuku, turabona iry'icyatsi, turabona iry'umuhondo. Ati, itara ry'icyatsi kibisi ryerekana ko dushobora kwambuka. Nimuze twambuke rero nta kibazo. Bari bageze aho bakunda kwita muri feruje. Bageze muhiri wabo, banejejwe no kubona papa wabo, banejejwe no kubona se. Barishima, baranezerwa, bose barabyina, bumva ni byiza. Ana yabashije kwambuka umuhanda, yabonye itara rimwemerera kwambuka umuhanda. Mama wabo yaberetse imirongo bagomba kwambukiramo. Bagiye mu biruhuko. Abana mwumvise atari agakuru keza? Murakoze cyane. Nizere ko mugiye kuzajya namwe mubanza kureba ibumoso, iburyo, mukabona kwambuka umuhanda. Mugire umunsi mwiza, naho ubutaha. Izi nkuru mwazigezwagaho n'ikigo The Rwanda Book Mobile. Murakoze cyane. Kuva kera wasangaga abana bigunze, Rwanda Book Mobile biraje. Fata book, soma book, ubashe kumenya ubumenyi butandukanye. Mwana w'umunyarwanda, kwino nawe wisomere. Iki nicyo gihe cyo kudahishwa mu bitabo. Kwino wisomere uvoma ubumenyi. Soma, some, tuvoma ubumenyi. Rwanda Book Mobile, igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rwanda Book Mobile, igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Nasoma, wasoma, bana tuvoma ubumenyi dusoma. Nasoma, wasoma. Read a book.
Bukumobi igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rwanda Bukumobi igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Yeah. Nasoma twasoma, bana tuva mu bumenyi dusoma. Nasoma twasoma, bana nimwe mbaraga z'ejo z'igihugu, kandi ni namwe byiringiro by'ejo hazaza. Nimwe bayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo. Fata umwanya usome uva mu bumenyi. Waba umwanditsi mwiza, waba nka Shakespeare, waba nka Alex Kagame, waba nka Tino Achebe. Babyeyi dushishikariza abana gusoma. Rwanda Bukumobi igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rwanda Bukumobi igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Yeah. Hey, yeah. Nasoma twasoma, bana tuva mu bumenyi dusoma.